igihe cyose iyo ubwiye umwana wawe ngo ajye ku ishuri ubona ari ibintu adashaka, igihe cyose wamubwira ngo najye kwiga ukabona ntabishaka. Ese waba uzi ko hari uburwayi bwitwa sikorofobiya butuma umwana atinya kujya ku ishuri cyangwa se umwana igihe cyose aba yumva adashaka kujya ku ishuri? Ubwo burwayi akenshi bugaragazwa n'ubwoba bukabije umwana agira iyo avuze, n'abantu bakuru barayigira, bamubwiye ati jya ku ishuri cyangwa se ibintu bifitanye isano n'ishuri igihe cyose urabimubwira nyine akabihungira kure, ariko we nyine ntumenye ibyo ari byo, ukavuga uti ni cya cyana cyananiranye, ni cya cyana byagenze gutya, si iki cyana ndakigira nte, ukumva ko nyine wowe ugomba no kumucira urubanza ukavuga uti ariko iki cyana kuki kitajya kwiga. Niko batwita ababyeyi bacu mu cyaro, bavuga icyana ntabwo bavuga umwana. Ariko kuba umwana wawe atajya ku ishuri cyangwa se nawe mukuru wumva udashaka kwiga ni uburwayi bwitwa sikorofobiya. Uburwayi buterwa no kugira ubwoba bwinshi. Ni uburwayi butuma umuntu agira ubwoba bwinshi bwo kujya ku ishuri cyangwa no kuba yaterwa ubwoba na buri kintu cyose kiri related cyangwa se gifitanye isano n'ishuri. Reka turebe ku bimenyetso byabyo rero, kandi ndabizi neza urasanga ko hari abana benshi tubona mu nzira tukabajajinga, uriya mwana wo kwa runaka ngo ntabwo akunda kwiga, ntitumenye ibyo ari byo, kandi mu by'ukuri ari ibyo bintu wenda biri gutuma asitaragoringa nawe yifitiye ubwo burwayi bwa sikorofobiya. Ikintu cya mbere, igihe cyose iyo umubwiye ngo najye kwiga arapanika, ukabona afite ubwoba, ntatekanye, ukabona nyine igihe cyose ntabwo ashaka kujya kwiga. Si uko ari umuswa cyangwa se uko adashaka, si uko nawe atishimira kujya kwiga, ahubwo igihe cyose iyo umubwiye nyine ngo ujya kwiga, ibyo ni ibimenyetso ndi kuvuga, arapanika. Ikindi, arirwaza, uramubwira ati jya kwiga, igihe cyo kujya kwiga cyageze, akaguha impamvu zidafututse, ndarwaye, ndi kubabara mu nda. Abana benshi turi bato twarabigiraga, kwirwaza nk'igihe cyo kwiga imibare. Ndibuka rwose yaramfataga bya nyabyo. Ngewe igihe cyose cyo kwiga imibare muri primaire na segonderi nyine nuko nta shuwa nabaga mfite, ariko igihe cyose iyi ngiye yaramfataga. Yabaga hajeho kesi yo kwiga imibare, igihe cyose yaramfataga. Rero iyo nayo igihe cyose nyine kwirwaza, ibyo nabyo biri mu bintu bikoreka ko umwana wawe afite iyo ndwara ya sikorofobiya. Ikindi ni ubwoba bwinshi cyangwa se bukabije igihe ari ku ishuri. Abandi bana bari kwiga baratekanye, bari kwishimira ko bari kumwe n'abandi, ariko bafite ubwoba, ntago atekanye, arumva nyine ahantu ari ku ishuri hatakiri comfort zone. Ubundi ku ishuri ni ahantu tujya tugakinira tukiga, ariko iyo hatangiye kuba ahantu hagutera ubwoba, ntabwo hakiri ku ishuri. Ikindi, igihe cyose iyo umubwiye ngo jya kwiga arwara umutwe, aba yumva nyine afite umutwe. Mama ndarwaye, mfite umutwe, mama ndarwaye, bimeze gutya. Ariko ikindi, ubwo nibyo ni ibimenyetso bikeya twavugaho ibyo, kugira ngo ibi ni ibimenyetso nyine abana benshi bahuriraho cyangwa se n'abantu bahuriraho. Ariko twibuke ko iwacu mu cyaro iyo umwana byagenze gutyo, bamufata nyine ni ikirumbo, yanze kwiga. Ariko none ku ishuri nanone hari byinshi duhurira nabyo ku ishuri bituma twagera iyo sikorofobiya. Icya mbere, yo ku ishuri bagukubita, murabizi abantu bize primaire, GS na ES, école secondaire groupe scolaire, murabizi inkoni zararishaga. Rero nk'ubu nkanjye navuga ko ndi kuvuga haruguru ko ngiye yamfataga iyo tugeze mu gihe cyo kwiga imibare. Mwarimu w'imibare yarakubita ukajya ngo ari gukubita inka, kandi ntayo numvaga. Hari igihe cyageze sinanayikunda kubera character ya mwarimu yatumye nyine ntakunda imibare. Rero natekereza ko ndajya kwiga nkirirwa ndakubitwa, natekereza ko ndi bunatahe nkabwira ababyeyi banjye ko imibare ntakiyumva, hari bitakigenda neza, nkumva ko nabwo ndi bukubitwe. Igihe cyose nyine nabaga mfite excuse. Nari umuntu utarakinga excuse iyo byabaga bije kuri case yo kwiga imibare. Igihe cyose nabaga nti bimeze gutya, nyine nahoraga mfite excuse. Uyu munsi ntabwo turiga, uyu munsi ndwaye amenyo, uyu munsi ndwaye umutwe, uyu munsi ndwaye ibi n'ibi, nyine nahoraga mfite excuse tu. Rero no mu cyaro hari ukuntu wenda nko kujya kwiga nyine baragukubita, ukavuga uti si ndakubitwa ku ishuri, ukaba ufite ubwoba nyine bwo gukubitwa, nabyo bigatuma utajya ku ishuri. Ukaba ufite ubwoba kuko hari abarimu, nyuma y'umwuga hari personality y'umuntu cyangwa se kamere y'umuntu. Hari umuntu mudahuza, mwarimu runaka ntimuhuze. Hano turi muri Afurika, ntabwo ari muri Amerika umwarimu asekera umunyeshuri.
hari igihe wenda n'iwanyu muba mufitanye n'ibibazo kera, ndavuga ubwo kera wenda ubu haje ibyo bita professionalism bituma ibyo bintu bigabanuka, akaba yanagutimbura akagutimbura wagera mu rugo avuga ati mwarimu runaka nyamaze andeba nabi, iwanyu ntibanabyiteho wenda ngo mube mwasotoreye icyo kibazo. Rero ukavuga uti kanifatire shortcut sinzagenda njya ku ishuri. Ikindi ihungabana twakuraga muri bagenzi bacu, ushobora kuba barakunyuzuraga ibyo bita bullying, wenda ukaba nk'umwanjye nari gatoya, for example abantu twiganye primaire murabizi ko nari nanutse cyane, mfite noneho amaguru ananutse nk'umuntu ndamuzi twarakuze n'inshuti yanjye ariko ndamuzi yakundaga kunserereza ku kaguru kanjye. Urumva nari mfite amaguru ananutse pe, nari nananutse kwanza natangiye secondaire mfite ibiro 30, urumva nari nanutse cyane. Rero yanserereza nkumva sinshaka kujya kwiga, cyangwa se mwarimu ukabona mwarimu wenda wakoze ikintu runaka mu ishuri ariko nko kugucyara avuze ati dore uko kameze, ukavuga ati ariko uko kameze ni gato. Urumva nkanjye nari nanutse ndabyibuka ati cawanye nigeze kujya ku ishuri ndi kurya shikarete arambwira ati dore uko uhekenya nk'ihene, kuri guhekenya nyine shikarete nk'ihene na chewing gum cyangwa se chewing gum. Yawana ibaze ko ni ibintu byabaye imyaka 10 ishize ariko ndacyabyibuka. Ibyo nabyo nyine byatumaga navuye se mwarimu niba ari kuvuga kuri yanjye ndajya ku ishuri. Ababyeyi nyine bamwe na bamwe ntago mwumva impamvu abana banyu bari guhura n'ibyo bibazo no kugira n'izo ndwara za sclerophobia n'impamvu runaka ziri kubitera. Wowe wihutira kujudginga ati hey ubwo byagenze gutya, hey ibi nibi, ariko wowe ntiwite ku mpamvu, ariko bitaye ku mpamvu nyamaze iyo sclerophobia yagenda. Ikindi wenda kera ntago ibyo kurya ku ishuri byari byakaje ku bana bo muri primaire. Hari ukuntu wajyaga kwiga ugataha ufite n'inzara wenda uranatahana kure, uzi neza ko niba urava ku ishuri ukajya kurya aho hantu ntiwapfunyitse, ukaza ukagera ku ishuri wakerewe baragukubita izasagutse kuri Yezu. Ugatera ugatekereza ati ariko ubundi ndajya ku ishuri ndwana n'iki ko ndakubitwa. By'umwihariko abantu benshi kera bajyaga kwiga bakarivamo, abana benshi barivagamo kubera inkoni, baradukubitaga, abana barabakubitaga ngo na mbere yacu barabakubitaga ewana izasagutse kuri Yezu. Icyo gihe urumva nta nubwo byari byagateye imbere ngo wenda ngo habe izi discoveries zivuga kuri ubu burwayi runaka butuma abana batajya ku ishuri. Ababyeyi bafataga nk'ibintu biri aho, wananiranye okay nibyo wananiranye, nabo wagera mu rugo bakagukubita, ewana bakagukubita ntagiye n'umuntu n'umwe wita ku marangamutima yawe. Ibi rero ni ibintu bigomba guhinduka. Wibona umwana runaka niba adakunda kujya ku ishuri hari impamvu nyine iriyo, kandi iyo mpamvu niyo ugomba kujya kureba. Niba wowe umubyeyi uri kohereza umwana wawe ku ishuri ukabona ntago ari kubyumva, genda ushaka iyo mpamvu kandi ubikore mu buryo buri positive, kuko n'umuhahamura biza. Nk'uko ngiye bankubise muri primaire nzira imibare narayumvaga kugera 5e, ngeze 6e nabwo narayumvaga, mwarimu wayo arankubita, narinze ndahiza turongo kumubwo niho nagarukiranye n'imibare. Ibintu byose biri based ku mibare ntabyumva, atari uko IQ yanjye itagomba kumva imibare, ahubwo kubera iyo trauma yahashize mu ishuri, iyo trauma natewe na mwarimu w'imibare wanjye. Ariko nawe na kino kiganiro ntago ari umwanzi wanjye, nyine yarampanaga yari mu kazi ke, kuko ndabyumva rimwe na rimwe kugisha abana batumva, buri wese akoresha strategy yiwe, ariko yatumye nanga imibare, ndayanga. Mu rugo nabo bagezeho baravuga iwacu, they already know that I was a straight A student. Ntago babyibajijeho nge, nta n'umuntu ari ukibaza n'amanota yo mu mibare, bagezeho barabyakira, barabyibora, bakajya bambaza ibindi mibare bageraho turabizi ni 0, turabizi. Ariko atari uko nyine ntayikundaga, ariko kubera iryo huragurwa nahuraguwe byatumye mera nkaho ngize trauma, bituma nzinuka imibare kubera character ya mwarimu. Rero niba umwana wawe ari kujya ku ishuri ukabona ntago ashaka kujyayo, menya impamvu, wimuhondagura. Niba umwana wawe uri kumbwira kujya kwiga ukabona arahungabanye, menya impamvu, shaka kumenya impamvu, wimuhondagura. Erega igihe cyose inkoni ntago kuzikubita abantu ntago ari ngombwa, ntago ari ukuturera, ahubwo ni ukutugira ibihazi, ni ukuduhahamura. Kandi nyine se ibaze ni musaza wanjye umutani ujye umbwira ati papa ibintu byose yagombaga kudukangisha no mu bukuru bwacu yabidukangishije ari mutoya sometimes.
sometimes he says something and we don't understand it based on our maybe our mindset. Rero yabashaka nko kuduhabya. My little brother, he always said that everything that he could have used to like to to discipline us, he has already used it. There is nothing new. Rero hari ukuntu nyine uhahamura n'umwana agaca amazi inkoni akiri na mutoya, yanakura igihe akeneye za nkoni, nako si inkoni si na ngombwa, counseling irakora. Nyine ukamuhana ukarengera, ugahanahana, yaba agize igihe kigeze akuze runaka ashaka guhanwa, ntibibe bigifashe, ntibibe bigikunze. So rero iyo ndwara ibaho ya sclerophobia, abana benshi barayifite n'ubu ngubu, bitewe n'ibyo bahura nabyo ku ishuri, bitewe nko hanze hagiye umwana ajya ku ishuri bakamusereza cyangwa se bakamunyuzura akiyahura. Umwana uri guhura n'ibyo bintu ku ishuri ntabwo azakunda ishuri, I'm telling you. Rero niba umwana wari guhura n'ibyo bintu, wowe gira amatsiko yo kumenya ikintu gutuma umwana wawe adakunda kwiga, kiri gutuma ahungira ku ishuri, bizatuma bimufasha nawe bigufashe, kuko kugira umwana w'umuhanga ntako bisa. I'm telling you from my experience that my parents had when I was a student. So niba wakunze ikiganiro rero, likinga, sharinga ku bandi babyeyi babimenye, commentinge, utara subscribing